umuhungu wanyu numvishe anyitwa Rubyogo ni se ntabwo nitwa Rubyogo. Amazina yanjye nitwa Gakwaya Alex. Twaturutse mu buha bwa ruguru, turagenzwa n'amahoro muri urugo rwanyu, cyane ko twarabakunze twaranabishimiye, niyo mpamvu twajanga twabagendereye. Murakoze. Yego tubaye ikaze mu rugo rwacu, ariko twumvishe ko mwaturutse ahantu kure cyane. Ushobora kuba ufite icyaka uko bigaragara, ariko iwacu dufite ibintu byinshi. Gasore ntabara zana akantu ko kunywa tumwicire icyaka. Ariko dufite ibintu byinshi hano. Twabanza tugahera no kuri inkanga za niko tukumva uko imeze. Niko bose ndabona urakumva ute? Uze rero uramenye utaza kunywa nyinshi ukabura uko utaha. Kure Suzana umuhungu wanjye yakunze, yaramunyeretse ku ifoto. Umukobwa munini ufite umutwe munini, amabuno manini n'amaguru manini. No. Arahari cyetse ari amashyi nyaboneka kuri hanyuma reka banyemerere bakiri mu myanya yabo dusabe ba nyirasenge batuzanire Suzana. Nyaboneka reka tubakirize amashyi n'impundu. Ababyeyi murakoze ko mwazirekeye aho ndabasabye kuzirikana umuherekeresha impundu kugeza murakoze cyane. Reka tusabe murakoze cyane. Reka tusabe kukomeza hanyuma umukobwa wacu Suzana ageze hano. Reka tusabe atambuke aho yasemuwe. Amwigaragarize ndetse na sebukwe aduhamirize ko kuko yasabye ari amasabano. Niba atari amasabano mudufashe muyongere nyaboneka. Amarangamutima nuko agenda, umuhungu akimubona ati nyaboneka rekera kumuhobera. Reka tumusabe atambuke aturebere koko niba uwo yasabye ari we ahawe. Saza ase n'uwegeye inyuma aduhe umwanya w'umukwe. Hanyuma rero hano hari musaza ngo niyo ba nyirasenge bamuguha se akamuguha, abaturanyi bakamuguha. Musaza batamuguhaye ubukwe burahagarara, cyangwa se usaba undi yumva ashobora kuguha. Uyu ni uri buguhereza uburenganzira. Ndagira ngo hagati aho ariko ngo afite icyo yifuza kubaza umukwe wabo. Umwanya n'uwa nyaboneka amashyi. Ako se none iki ni iki batuzaniye mu muryango? No. Nta soni batuzaniye mu muryango. Uziko nta soni ugira. Muri kwerekana iki? Uziko narekana iki? Iki? Ariko pare urimo ngasanga ikindi kitari kubona. Icyo utari kubona. Reba umugeni mwazagira. Naryambaye. Suzana iki ni igiki? Ako nta soni ngo nta kintu bitwaye. Ako pare uri mu biki? Pare ako utabyambaye. Oya
wewe wazanye uriya muntu hano muzane ikintu n'abantu reka mbabwize ukuri nta mukuru na sebuka ubukwe burananiye yicaye aho kugira ngo aze ntandugira narakubyaye birangaye mbikuyemo narababyaye bakobwa umugeni umuvana muce mu muryango ariko nagerageje niba mutahakumva abandi mukagerageza kumva ababyeyi fasha bano bantu nawe nyirasenge bamfashe sinjya babyaye mumfashe musaza mudufashe mwumbabarire mushaka amace mu muryango twihangane dusubire mu byicaro nyirasenge wa mukobwa w'intege nawe ejo ni wowe nawe ufite utazabuma icaraho icyara biravuna okay mwihangane fasha mwese mu byicaro bye nanasaba abageni bacu kwicara mu byicaro byabo reka pare na marene badufashe abantu bagere mu byicaro byabo.